hano ku kiyaga cya Mugesera nk'uko nabibasobanuriye twageze ahantu icyo bitaga icyombe, ubwato bunini bwajyaga buzana buhuza umurenge wa Karenge muri Rwamagana n'umurenge wa Mugesera muri Ngoma. Tugeze kuri kino kiyaga, ubwato bwo twabubuze, ariko kumwe n'inzobere mu bijyanye n'ubukerarugendo, cyane cyane mu kumenya ahantu abantu bashobora kuganisha ishoramari ryabo mu by'ubukerarugendo. Batajya mutwibwira. Murakoze cyane, nitwa Tumukunde Janine, nkaba niga muri IPRC Kitabi mu ishami ry'ubukerarugendo. Tourism Destination Management. Tourism Destination Management ni ukuvuga ngo ni ubukerarugendo bugamije kumenya ngo ni hehe umuntu yajya. Yes. Hanyuma muri ibyo mwize amazi afata uruhare muri Tourism Destination Management. Murakoze. Amazi afata uruhare runini cyane kuko amazi ari muri part ya tourism. Yego. Kandi cyane cyane nko ku bashoramari iyo bazanye ibikorwa remezo cyangwa ibikorwa byafasha guteza imbere igihugu mu bukerarugendo, so ni ikintu gikomeye ko abantu benshi baba bashaka kurelaxinga, baba bashaka gufata umwanya wenyine. Amazi agira uruhare runini ku buzima bwacu. Ahantu hari space nk'aha ngaha hagagombye kuba hari ibikorwa byinshi cyane kandi byafasha igihugu mu gutera imbere. Ubukerarugendo bukorewe mu mazi gerageza ubutandukanye n'ubukorewe mu misozi kugira ngo abantu babyumve. Okay, habaho icyitwa adventure tourism, nicyo cy'iyo misozi. Hari ukuntu abantu bashaka kurelaxinga, adventure, ushaka kurelaxinga ukajya kuzamuka imisozi, hari Monjari, iriya misozi yo muri Kigali. Ariko cyane cyane iyo abantu baje ku mazi mbene ahantu nk'aha ngaha bashaka kuruhuka mu mutwe, kuba wahazana na famiye, kuba waza kugira ibyinshi nyine uhigiraho, ukareba ibinyabuzima, hari inyoni, hari amazi, hari ibiti, ukabasha kumenya uko inyoni zibayeho, ibyo mu mazi nayo ni ibinyabuzima. Bakunzi ba Topi, nongere mbibutse ko intara y'Iburasirazuba ariyo irimo ibiyaga byinshi bishoboka. Muhazikora ku Burasirazuba, Mugesera, mukageraho hariyo byinshi. Dufite Sake, dufite ibyo mu karere ka Bugesera nabyo ni byinshi, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Dufite Rweru, ni byinshi. Janine, inshuro tugendanye kuri kino kiyaga cya Mugesera, guturuka cya Ruhogo ugaca Nkungu na Munyaga ugahinduka hariya, uyu munsi naho twageze nkaho twageze muri nyina wacyo. Niki wabonyemo niziye opportunity ubona Mugesera yabitanga mu bijyanye na tourism destination? Nk'uko mubibona nyine nta gikorwa giharanga tuvuge ngo cyakurura kiri touristique. Hakaba hari nka restaurant, amahoteli, means of transport, nk'anga hakaba hari amato atwara abantu abatembereza, ariko ntayahari. Nk'uko bibona hashobora kuba hari uburobyi gusa, ariko nta kintu cya touristique gihari. Gusa hari amazi, ni ahantu heza wakishimira na famiye, wajyana n'umuryango wawe, waza kureba uko hameze nyine isanzure, ariko nta kintu kiri touristique gihari aha ngaha. Rero Mugesera ni ahantu heza wagashoye kubaka ikintu gifatika. Umusore w'inkubaganyi witwa Kirenga yigeze kumbwira ngo aya mazi arapfusa. Sobanurira abantu gupfusa kw'amazi. Yashakaga kuvuga iki? Niba ushaka unamusubiza. Ntabwo yashatse kuvuga ko amazi nta kintu atanze, kuko hari abaturage bashobora kuba bahavomera kandi baranaroba. Hari ibikorwa byinshi bifasha nyine abaturage bakorera aha ngaha. We icyo ashaka kuvuga nk'umuntu wize tourism ni uko abona hari opportunity nyinshi zakakwiye kuhakorerwa, bakahubatse amahoteli, bakashize ibindi bikorwa byagafashije igihugu mu gutera imbere mu buryo bw'ubukerarugendo n'ibindi bitandukanye. Hari icyo waba utekereza cyaba gica intege abantu kuba bashora amafaranga mu nkengero za Mugesera? Kirahari, kuko twagenza urugendo rusa nk'aho ari rurerure. Kuko ubu umuntu yava Kigali akaza aha ngaha biragoye, byaba bigoranye. Ariko ntabwo iyo turi muri tourism ntabwo bisobanura urugendo rurerure. Byo
ni ugufata umwanya wawe ukavuga ati ngiye ahangaha ntabwo bindeba kuba ari ahantu haretse hari gufata urugendo rurerure. niba gira ubutumwa rero uha abashoramari bafite amafaranga menshi bakayashora muri Kigali abandi bakayashora mu ntara y'Iburengerazuba, gira ubutumwa waha abashoramari b'intara y'Uburasirazuba ku bijyanye n'iki kiyaga cya Mugesera. Murakoze. Nanjye nk'umunyeshuri wize muri tourism, hari ahantu henshi twagiye tubona ku mazi, haba hari amahoteli, haba hari ibikorwa bitandukanye, nko muri Rubavu, Muhazi naho hari ahantu baba baragiye bubaka amahoteli, ahantu famiye yakisanzura, ahantu bakorera bird watching. aho n'ahantu hantu ni heza. Rero ndakangurira abashoramari gusura inyoni, cyane cyane ku biyaga nk'ibi haba hari inyoni, nuko turi ku zuba, ariko ubundi mu gitondo cya kare agasunbird, kariya kanyoni kitwa Acaster Red Bishop. Nk'uko mubizi inyoni kugira ngo uyimenye nyine nuko tudafite binocular ariko dufite kamera, iyo uyikuruye neza ubona shape yayo, ubona amaso. Niyo mpamvu kitwa Bishop red, urumva gafite ijosi ry'umutuku. Iyo ugiye kwita inyoni rero urabanza ukareba umugongo, hano mu gituza ukareba wenda umurizo, niyo mpamvu kitwa Southern Red Bishop. Rero inyoni nk'uko nabibabwiye ahangaha ni ku kiyaga, hakunda kuba hari inyoni cyane cyane nko ku bakunzi ba bird watching. Iyo uje mu gitondo cya kare ushobora kuzihabona nyinshi, ushobora ku experiencinga ubwoko bwinshi bw'inyoni bitandukanye waje kare mu gitondo. Nibwo igikorwa cya bird watching gikorwa. Hanyuma rero wari tuvuga ugira inama RDB n'abashoramari. Ndabashishikariza kuba hano hantu bahabyaza umusaruro, si gusa abaturage bonyine kugira ngo baze barobe bakore n'iyo mirimo yindi, habaye hakorwa nk'ibikorwa byo kwateza imbere. N'umuhanda wubatse neza, nubwo ari igitaka ariko umuhanda wubatse neza. Yego ni harimo urugendo ariko ni heza cyane kuba wakorera ibikorwa bya tourism. Jani, mbonereho wa mugani gukorera n'ubuvugizi abantu bo mu kagari ka Nyange. Akagari ka Nyange mu murenge wa Mugesera karimo amapoto, sinzi iminsi amaze ariko nta muriro. Ntabwo byaba ari mu bice intege abashoramari. Murakoze cyane byabaca intege kubera ko twafashe urugendo runini kugira tugere ahangaha. Ariko nk'uko nabikubwiye mbere, ntabwo bijya bisaba ngo umuntu ngo afate urugendo runini iyo ashaka ku exploringa ahantu. Iyi consequences iyo ariyo yose yafata urugendo. So rero turabashishikariza ko wenda akarere twakavugira bakahashyira umuriro kugira ngo ibyo bikorwa bibashe kuba urabibona muri tourism destination management. Uri kubibona ko hano haje umuriro, hari icyahinduka gikomeye, kuko nabo bashoramari hari igihe ajya ko atekereza akavuga ati reka nze mashira ikintu, ariko akavuga ati nimashira hoteli izajya isaba amashanyarazi, izajya isaba ibintu byinshi cyane, ibintu bizajya bisaba umuriro. Rero birakwiye. Urakoze cyane Janine. Yes, umunyeshuri muri IPRC Kitabi wiga tourism destination management. Donc yiga ibijyanye no kubwira abantu ngo mugana aha murahasanga iki, sibyo? Urakoze cyane. Bakunzi ba Keopi rero turacyari ku kiyaga cya Mugesera, aho twitegeye Karenge, twitegeye Nyamatete, twitegeye Nzige, twitegeye Rukori. Tukaba duhagaze ku musozi, ntabwo ari umusozi navuga nka yindi y'iwacu Byumba, ariko aka gasozi bakita Kabindi mu kagari ka Nyange, umurenge wa Mugesera. Ni ku kiyaga cya Mugesera rero. Turi kumwe namwita Kirenga, mwita umwana, adufasha muri byinshi bijyanye n'ubukerarugendo, nk'uwabyize mu ngendo ariko no mu kwigisha ibijyanye n'ubukerarugendo. Abikora abyigisha n'abikora, nicyo navuga, kuko nawe ari mu batuye tugera ahangaha, yadufashije kugera ahangaha. Murabizi ngewe ibyanjye byose tuba tugenda dufata kimwe kikabyara ikindi. Iyo mvuze ko Dani ari kameramani akaba na shoferi, ubu rero na Kirenga nawe ni shoferi akaba na analyst mu bya tourism. Kirenga karibu. Murakoze. Ntuvuze neza? Niko bimeze? Cyane rwose. Kirenga Salomo. Yego. Nanjye nkaba mfite ubunararibonye mu bintu by'ubukerarugendo, nkaba mfite bachelor's degree muri
travel and tourism management. Aya, wow. So Donc kugira Kirenga na Janine muri KOP egal ubukerarugendo bufite umuzi. Karibu rero Kirenga Salomon. murakoze. Mu by'ukuri ubukerarugendo ni ikintu kinini kurenza uko abantu babitekereza, kandi ni sekta iri gutera imbere mu Rwanda, bitewe n'uko u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite naturel cyangwa ibyiza nyaburanga. So bigaba mu rwego rwagiye rwirengagizwa cyane mu gihe cyashize, ariko kubera ko twamenye umwihariko, bikaba ari ibintu igihugu cyacu cyashyizemo imbaraga. Murabizi porogaramu zihari, Visit Rwanda, igihugu gishoramo ibintu amafaranga menshi, gifite ikigo kibishinzwe by'umwihariko Rwanda Development Board. So tukaba uyu munsi twageze ku kiyaga cya Mugesera, ahantu abantu benshi batakunda kwitaho cyane. Tukumva amazi, tukumva Gisenyi, tukumva Kibuye, tukumva ikiyaga cya Kivu, ariko dufite ibindi biyaga byiza ku rwego mutabyumva. Ikiyaga cya Mugesera ni ikiyaga cyadutangaje, ni ikiyaga gifite amazi y'urubogobogo, ikiyaga gifite ibyiza nyaburanga, gifite ukuntu kigiye gikikijwe n'imisozi myiza, kikaba kiri hagati y'akarere ka Ngoma ndetse n'akarere ka Rwamagana. Kikaba ari ikiyaga mu by'ukuri natangiye mvuga tupfusha ubusa, ariko kuba tugisobanure nk'uko nagutanze wavuze ngo aya mazi arapfa ubusa. Bivuze iki muri tourism amazi apfa ubusa? Amazi apfa ubusa cyangwa ibyiza nyaburanga bipfa ubusa ni igihe bitarimo gukoreshwa uko byagakoreshejwe. Nk'urugero nk'aha hantu turi ni ahantu habura icyo bita ibikorwa remezo, kandi ubukerarugendo burya kugira ngo bube developed nuko buba bufite icyo bita infrastructure. Twahageze byari byoroshye, umuhanda uragendeka, ariko amashanyarazi, amahoteli, amaparitema, resitora, mbese nta kintu gifasha wa muntu wagiriye urugendo ku kiyaga cya Mugesera kuba yakwenjoyinga. Fanta twanyoye turi Karembo kugira ngo tubone indi no gusubira i Karembo. Ni ibintu rero bibabaje ku rwego abashoramari mbakangurira ko iki kintu bagitekerezaho, ariko turetse na sekta y'ubukerarugendo, u Rwanda ruratera imbere mu buryo butandukanye kandi mu mpande zose. Nk'ubu uyu murenge ni umurenge nabonye mwiza ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, uteye imbere, urera, nta myaka tutabonye, barejeje inanasi, ibishyimbo, mbese ibitoki. Ni umurenge nk'uko tubizi intara y'Uburasirazuba ni ikigega cy'igihugu, ni intara nziza, ni intara yera, ni intara ifite kirima nziza, ariko kuba nta bikorwa remezo dufite, even n'aya mazi twakabaye tuyakoresha mu buryo bwa transport kugira ngo abaturage ba hano hakurya mu murenge wa Nyange babashe guhahirana n'abo mu murenge wo hakurya mu karere ka Rwamagana. Ariko ubwo kugira ngo bahahirane bizasaba gukoresha inzira y'ubutaka bazenguruke, mu gihe iyo hano ubwo bwato twavugaga buba buhari, bwakabaye buri koroshya imigenderanire ndetse n'ubucuruzi, ndetse bigafasha wa muturage wa hano wahinze kubyaza umusaruro ubuhinzi. Urumva rero ntago ari ku kibazo cy'ubukerarugendo gusa, no mu buhinzi, no mu bworozi, no mu bwikorezi, kuko even no mu bwikorezi abanyarwanda bumva ko badakoresheje ubwikorezi bwo ku butaka nta bundi bwikorezi bushoboka. Nyamara hano habaye hari transport yo mu mazi ikora neza, umuturage wizaza cyangwa wo muri Rwamagana no muri Ngoma bakabaye boroherezwa gukorana ubucuruzi ndetse n'imigenderanire. So niyo mpamvu rero nahamagariraga abo bashoramari, leta, abikorera ndetse na RDB muri rusange n'itureberera kuba bashyira imbaraga
ku bukerarugendo, ariko ubukerarugendo iyo buteye imbere butuma n'ibindi bikorwa nabyo bifitiye abaturage akamaro, harimo ubwo buhinzi, harimo ubworozi, harimo ubwikorezi, harimo uburobyi. Nubwo tuhasanze n'uburobyi ariko nabwo urabona ko ntabwo buri ku rwego bwakabaye buriho, kandi mu by'ukuri atari uko wenda ikiyaga kidafite ibyo ibisabwa ngo ubwo burobyi butere imbere, ahubwo imikorere ikiri hasi ikaba ariyo ikomeza kubera abaturage inzitizi. Niba nkumvise neza, ubukerarugendo bushobora guteza imbere abaturage haramutse hari ayo mahoteli, ibiriya bitoki twagiye ducaho na ziriya nanasi byakoreshwa n'abaje muri hoteli, cyangwa se uwaje mu bukerarugendo yataha i Kigali akavuga ati reka nani nanasi, akagura 5 akagurana na bagenzi be. Ibyo bigafasha wa muturage wa hano wakoze ubuhinzi n'ubworozi nawe kugira icyo yinjiza, nubwo giturutse mu bukerarugendo ariko nawe kimugiriye akamaro, nubwo atari muri sekiteri y'ubukerarugendo. Ni umuhinzi, ni umuturage, ariko abonye kuri ya mafaranga yazanywe n'umukerarugendo. Urakoze cyane. So ubukerarugendo rero ni ikintu kinini cyane tutagomba kurenza ingoyi, gishobora gutuma n'izindi sekita ziba developed, zitera imbere. Ubwo buhinzi bw'umuturage wa Nyange yakoze bw'inanasi, kubera ko iyo hoteli cyangwa iyo resitora izakenera ya nanasi umuturage yahinze. Wa muturage abona amafaranga, nabona amafaranga abone minerivare y'abana, ndetse yagure n'ubuhinzi bwe. Ari ubutaka bureke gupfa ubusa, ari amazi areke gupfa ubusa, byose bivuye kuko ubukerarugendo bwakozwe neza. Urakoze cyane. Hari icyo urenzaho abashoramari muziranye cyangwa abakurikiye KOP babikore bati? Ikintu bakora, ubuyobozi burabanza budufashe tugire ibikorwa remezo. Umuhanda wari uhari ariko amashanyarazi ntago ahantu twifuzaga ko hakorerwa ubukerarugendo ni ku nkombe z'amazi, ariko mu by'ukuri umuriro ahantu twawusize n'ahantu turi haracyarimo intera. Twawusize ruguru ya santrali ya Nyange. Urumva igihe umuriro wegereye hano, wa mushoramari nawe araba interested, kuko aravuga ati niyo resitora niyo hoteli ninyihashyira bizoroha akazi kazo. Hoteli ya hano iramutse icaniye, umuntu wataramiye ikarenge akabona amatara ya hoteli, nkuko uri ku Rwesero areba hakurya akabona Kingfisher, bizavuga ati hari ahantu ushaka kuhagera. Ariko ubu ni mu gihuru. Hanyuma byoroshye nubwo, kuko iyo tuvuze ubukerarugendo cyangwa iyo tuvuze sekiteri ya tourism, ni sekita iri moteri y'izindi sekita. Kuko uwo muturage wa Karenge nabona hano hoteli yaka, azifuza kuhaza, kandi mu kuhaza azakoresha byanze bikunze taransiporo yo mu mazi. Hanyuma ari uwo muturage, ari n'abayobozi batekereze kuri ya taransiporo yo mu mazi, kuko impamvu bari buyitekerezeho ni uko hari abayikeneye. Ubu ngubu nubwo bwato buraboneka ariko bubura icyo bukora, nta migenderanire iri hagati aho ngaho. Ariko igihe ubukerarugendo bwateye imbere, n'ubwikorezi buzatera imbere, n'ubuhinzi butera imbere, gutyo tugende twuzuzanya muri sekiteri zigiye zitandukanye. Murakoze cyane Kirenga. Murakoze cyane.